Amasura yacu twese uko twakabaye ameze kimwe, kandi ibyo nta gitangaza kibirimo. Amaso abiri, izuru rimwe riri hagati mu isura n'umunwa umwe. Ikivejuru cyangwa se ikindi kinyabuzima kitari cyo kuri iyi si gishobora kutubona kikabona turi umuntu umwe urimo benshi. Nyamara umuntu afite ububasha butangaje bwo kumenya amasura y'abantu, akamenya aho buri umwe atandukanira n'undi. Kureba umuntu mu bandi ukamumenya kabone n'ubwo waba umubonye bwa kabiri. Umureba mu kivunge cy'abandi ukamenya ko atari ubwa mbere umubonye. Kumenya amasura y'abantu ni ububasha bwihariwe n'umuntu, bukaba igitangaza ku buryo buri wese muri twebwe akoresha ubwo bubasha atabizi. Ubushobozi bwo kumenya amasura y'abantu ni bumwe mu bushobozi bukomeye ubwonko bw'umuntu bufite. Imibereho yacu yatwawe n'amasura y'abantu, ku buryo isura y'umuntu ishobora kugena imibereho ye bitewe n'uko abantu bazamufata. Twese tuzi abantu bakunzwe na benshi ndetse banahiriwe n'ubuzima kubera imiterere y'amasura yabo. Tuzi n'abandi bimwe amahirwe muri ubu buzima kubera imiterere y'amasura yabo, yewe tuzi n'abishwe kubera amasura yabo. Isura y'umuntu iri mu mibereho yacu ku buryo tunabona amasura y'abantu mu bicu, mu mashami y'ibiti, mu bikorwa remezo byubatse ahantu. Mu ijoro ushobora kureba igihuru ukabona gikoze ishusho y'umuntu, n'ahandi henshi hari igihe uhareba ukabonamo amasura y'abantu. Isura y'umuntu iri mu mibereho yacu ku buryo n'umwana muto cyane umubwiye gushushanya ikintu ashaka, hari amahirwe menshi y'uko yahera ku isura y'umuntu. Nyamara kuri iyi si hari ibihumbi by'abantu barwaye indwara yitwa agnosie visuelle ituma batamenya amasura y'abantu. Akaba areba neza, amaso ye nta kibazo na kimwe afite, ariko akaba adashobora gutandukanya abantu kubera ko abona bose ari bamwe, bose barasa. N'abana be cyangwa se ababyeyi be ntabamenya kandi ababona neza. Mwene uyu muntu muba muziranye ariko ntakumenye igihe utavuze. Hanyuma hari n'abandi bantu bafite ubushobozi bwo gufata mu mutwe amasura yose babonye. Uyu ni wa muntu ushobora kubona umuntu bigeze guhura rimwe, ubundi ukamumwereka ari mu kivunge cy'abantu 40,000 akamumenya. Kubera ubuhanga bugezweho uyu munsi, abashakashatsi bamenye ukuntu ubwonko bwacu bubigenza kugira ngo bubike isura ya buri muntu mwahuye, ku buryo niwongera kumubona uzamenya ko wamubonye nubwo utakwibuka aho wamubonye. Gusa kuri iyi ngingo yo kumenya amasura y'abantu, ubwenge buhangano bwamaze kuducaho. Nibwo busigaye bukoreshwa mu gucunga umutekano binyuze mu nzira yo kumenya abantu. Isura yawe ibitsa amabanga wowe utazi, utajya unatekereza, ariyo mpamvu abantu bakureba bakakumenya kubera ko ntabwo usa n'abandi. Reka tubivugeho. Hari abanyamakuru dukorana bakora kuri televiziyo. Inshuro nyinshi iyo bagenda mu muhanda bibabaho guhura n'umuntu bataziranye, batigeze banahura na rimwe, ariko kubera ko uwo muntu ahora abona uwo munyamakuru kuri televiziyo cyangwa se kuko yigeze kuhamubona rimwe, ubwonko bwe bukamubwira ko amuzi ariko ntiyibuka aho yamubonye. Uwo muntu agasuhuza uwo munyamakuru nk'aho baziranye ndetse akamubwira ko batari baherukanye, ariko bamarana umwanya ubwonko bwe bukamwibutsa ko bataziranye ahubwo yamubonye kuri televiziyo. Ubwonko bwacu bufite ubushobozi bukomeye bwo kubika amasura y'abantu, ku buryo isura uyibonye ukabona atari ubwa mbere uyibonye, ariko ubwonko niwe ushobora kwibuka aho iyo sura uyizi. Ni nko kwibuka ko hari ikintu wibagiwe, ariko icyo kintu wibagiwe ntumenye icyo ari cyo. Ni ryari umuntu atangira kugira ubushobozi bwo kumenya no gufata mu mutwe amasura y'abantu? Ubushobozi bw'umuntu bwo kumenya amasura y'abantu butangira amaze isaha imwe yonyine avutse. Impinja ntabwo zibona neza, ariko rumenya gutandukanya isura ya nyina n'andi masura yose arunyura imbere. Mu masura yose anyura imbere y'uruhinja rwavutse ejo, isura ya nyina niyo rukunda kurusha izindi zose. Iyo rurebye isura y'umuntu ntabwo rumenya icyo kintu icyo ari cyo, kubera ko rubona ikintu kibumbabumbye kiri mu bihu, ariko rukamenya gutandukanya aho amaso, amazuru n'umunwa bya nyina biteye, bitandukanye n'aho iby'abandi biteye. Mu bushakashatsi, iyo bafashe uruhinja rukivuka bakarushyira imbere ibishushanyo bibiri by'uruziga, kimwe kikaba ari uruziga ruriho utudomo dutatu, tubiri hejuru n'akandi kamwe hasi, ku buryo bimera nk'amaso n'amazuru, ndetse n'ikindi gishushanyo cy'uruziga narwo rufite utudomo dutatu ariko kamwe hejuru n'utundi tubiri hasi nk'aho ari isura icuritse. Iyo bapimye ubwonko bw'urwo ruhinja
babona uburyo rwitaye cyane kuri urwo ruziga rufite utudomo dutatu, tubiri hejuru n'akandi kamwe hasi, ku buryo ubona ari isura y'umuntu. Ibi bishimangira ko umuntu avukana ubushobozi bwo kumenya no gutandukanya cyane amasura y'abantu. Kuri Kang Lee, umushakashatsi mu by'imikorere y'ubwonko muri kaminuza ya Toronto, ibi biragaragaza ko turemye mu buryo imibereho yacu yose ishingira ku masura y'abantu. Ubushobozi bwo gufata mu mutwe amasura y'abantu bwiremana n'umuntu inda azavukamo igisamwa. Niyo mpamvu iyo umwana akivuka ahita atangira kuraranganya amaso ashakisha amasura y'abantu. Iyo agifungura amaso, ikintu cya mbere abona ni isura y'umuntu, kandi ayo masura ahita yibika mu bwonko bwe. Hari n'abashakashatsi bajya kure bakavuga ko na mbere y'uko umwana avuka, ahaba ari mu nda akunda cyane amashusho y'ibihari ajya kumera nk'amasura y'abantu. Ubwonko bwacu buzobereye mu bintu byo kumenya amasura y'abantu, ku buryo rimwe na rimwe tubona amashusho y'abantu naho atari. Hari abantu benshi bareba mu bicu bagamije gushakamo igicu gikoze nk'ishusho y'umuntu, cyangwa se akareba imisozi akabonamo ishusho y'umuntu, cyangwa wabona amatara y'imodoka ugatangira kuyagereranya n'amaso y'umuntu. Ku mbuga nkoranyambaga hari abantu bakwirakwiza amafoto y'ibintu bitandukanye ariko bigaragaramo amashusho y'abantu. Nk'urubuto nka poivron ukarureba ukabonamo ishusho y'umuntu, cyangwa se icupa riteretse ukaribonamo ishusho y'umuntu. Ibi byose bifite impamvu. Bitekerezwa ko umubiri wacu mu buryo karemano uhora witeguye kuturinda ibyago, bityo ahantu hose urebye ukahabona amasura y'abantu mu rwego rwo kwirinda gutungurwa n'umwanzi. Kwita ku ishusho y'umuntu bifitanye isano no kubaho k'umuntu nk'inyoko. Ibyinshi mu byemezo dufata bishingira ku kumenya cyangwa se kutamenya isura y'umuntu ufite aho ahuriye n'icyo cyemezo ugiye gufata. Ni ibyemezo birimo nk'icyo guhangana cyangwa kurwana n'umuntu, icyo guhunga, icyemezo cyo kubyara, icyemezo cyo guhitamo inshuti cyangwa umwanzi. Ibi byemezo byose bishingiye ku bushobozi bwacu bwo kumenya isura y'umuntu tutibeshye. Haba mu mibanire ndetse n'imibereho yacu, kumenya gusoma amasura y'abantu ni ubumenyi bw'ingenzi cyane. Wumvise wa mugani ngo amaboko azaguha uyamenya mwiramukanya? Ufite aho uhuriye n'ibi. Ubushobozi bwawe bwo kureba isura y'umuntu bushobora kukubwira niba uwo muntu ari mwiza wo kugira inshuti, cyangwa niba ari mubi wo kugendera kure. No mu kororoka, ubushobozi bwo guhitamo uwo muzabyarana bushingira ku bushobozi bwo kureba isura ye. Kwibeshya ku isura y'umuntu biragatsindwa. Nta muntu n'umwe ubikunda. Abantu benshi muri twebwe byababayeho. Bakweretse umuntu mu birori, mukaramukanya, ukamubwira uti nishimiye kukumenya, agahita akubwira ngo turaziranye, twigeze guhura. Iki ni igihe kibabaza kubera ko ubwonko bwawe ntabwo buhita bwiyumvisha uburyo iyo sura yabucitse, kandi bufite ubushobozi ntagereranywa bwo gufata amasura mu mutwe. Ubushobozi bwacu bwo kumenya amasura y'abantu butangira gukora ukiri akana gato. Bugenda bwaguka uko itumanaho ry'imbere mu bwonko bwawe rigenda ritera imbere. Umuntu usanzwe nkanjye nawe aba azi nibura amasura y'abantu 5,000. Aya masura 5,000 uzi harimo n'ay'ibyamamare mutarahura na rimwe. Uko ni kumwe twese tuzi uko Donald Trump asa nubwo tutarahura nawe. Bakweretse ifoto ya Nelson Mandela uhita ubibona ko ari Madiba, nkaho muziranye. Ese koko turi impuguke muri ibi bintu byo kumenya amasura y'abantu? Mu mwaka w'1980 ubushakashatsi bwiswe Effet Tacher bwatanze igisubizo kuri iki kibazo. Ni ubushakashatsi bwahinduye imyumvire yacu ku birebana no kumenya amasura y'abantu. Bafashe amafoto abiri y'uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, Madame Margaret Thatcher. Amafoto abiri yose ameze kimwe. Aha Madame Thatcher yari yambaye imyambaro imwe, ari ahantu hamwe ku buryo wabonaga ari ifoto imwe irimo ebyiri. Aya mafoto bayeretse abantu ariko acuritse. Abantu bose bayabonaga barabibonaga ko ari ifoto imwe bakuyemo ebyiri, ndetse ko ayo mafoto nta tandukaniro na rito afite. Gusa mu kuyacurukura wahitaga ubibona ko ifoto imwe muri izi ebyiri bari barahinduye Madame Thatcher bamuha umunwa wo hejuru muremure, mu gihe ku yindi foto yari ifoto ye ya nyayo ya Margaret Thatcher idahinduyeho akantu na kamwe. Amaso ye ku ifoto imwe
bari bayahinduye bayagize manini, mu gihe ku yindi nta cyari cyahindutse. Izi mpinduka zose ntabwo wazibona urebye ku ifoto icuritse. Ibi ni ikimenyetso cy'uko ikintu cy'ingenzi twitaho mu kureba isura y'umuntu ari umwanya ibi bice bitatu biteretsemo: amaso abiri, izuru rimwe n'umunwa. Iki ni cyo gishyira itandukaniro hagati yanjye nawe, kigatuma tudasa. Ibi ni nabyo abantu bihinduza iyo bashaka guhindura amasura yabo ngo babe beza kurusha uko basa. Ni uguhindura nk'izuru akarigabanyiriza ingano ku buryo umwanya waryo usa n'uhinduka, cyangwa se amaso bakayazamura cyangwa bakayamanura ku buryo umwanya yari ateretsemo usa n'uhinduka. Ubushobozi bwo kwitegereza no kumenya amasura y'abantu nibwo buyobora ubuzima bwacu bwose uko bwakabaye. Ibiganiro byose ugirana n'ikindi kiremwa muntu bishingiye ku kumenya uwo muntu. Iyo utamuzi muganira nabi cyangwa se ntimunaganire. Kandi mwibuke, iterambere ryose twarigezeho kubera ko dukorana. Niba gukorana neza bisaba kumenyana ku rwego runaka, nawe urumva ingaruka zo kutamenyana uko zingana. Ibi bimeze bitya, nyamara hariho abantu badashobora gutandukanya isura yanjye n'iyawe. Abantu babona njyewe nawe dusa. Ni abantu badashobora kubona iby'ingenzi bitandukanye isura yanjye n'iyawe. Iki ni ikibazo gifitwe n'abantu benshi ku isi, barimo Carla Holmes. Uyu arwaye indwara yitwa prosopagnosia, indwara yibasira ubwonko igatuma umuntu atamenya amasura y'abantu. Umuntu urwaye iyi ndwara nawe ubwe ntashobora kwimenya, ntashobora kwireba mu ndorerwamo ngo yimenye. Nyamara ibindi bintu bisigaye byose aba azi kubireba akabimenya. Ndetse uyu muntu nta kindi kibazo na kimwe aba afite mu buzima. Iyo nitegereje amasura y'abantu biba bimeze nk'uko n'abandi imbere y'imbwa zo mu bwoko bumwe, kuko imbwa nazo zifite amaso abiri, izuru rimwe n'umunwa umwe. Rero bashobora kugushyira imbere imbwa zo mu bwoko bumwe kandi zifite ibara rimwe, ntushobore kuzitandukanya. Iyo ndebye abantu nabo mbona bose basa. Iyo ndebye umuntu ntabwo mba nshobora kuvuga uwo ari we ntashidikanya. Birabangama, ndabizi. Birabangama kubera ko uyu mugore ni umuvugabutumwa mu rusengero rwa Saint Thomas rwa Montreal muri Canada. Abayoboke b'idini ye ntabwo abazi. Agaragaza ko ibi ngibi bitera agahinda kubera ko nta muyoboke n'umwe w'idini yashobora kureba ngo amumenye, kandi ahora imbere yabo nabo bamuri imbere. Bisa naho abayoboke b'idini ye batagira amasura. Ibi bigera kure ku buryo atamenya n'abantu bo hafi ye. Umunsi umwe yari mu muhanda agenda, ahura n'abagore babiri baramusuhuza. Ntiyabamenya, kandi umwe muri abo bagore yari umukobwa we. Umukobwa wanjye yarandi imbere ariko ndamuyoberwa. Birumvikana umukobwa wanjye ndamuzi ariko ntabwo nshobora kumureba gusa ngo mpite mumenya gusa iyo numvise ijwi. Rimwe na rimwe yireba mu ndorerwamo ntiyimenye. Uyu mubyeyi ntabwo ari wenyine ufite mwene iyi ndwara. Ubushakashatsi bwayikozweho bugaragaza ko abantu 2% mu batuye isi bayirwaye. Hashobora kuba hari abantu barimo kutwumva bahise bamenya ko barwaye prosopagnosia. Mu bantu bazwi barwaye iyi ndwara barimo Jane Goodall, umwongerezakazi w'impirimbanyi y'urusobe rw'ibinyabuzima. Barimo umukinnyi wa filime w'umwongereza uzwi cyane Stephen Fry. Barimo ikirangirire mu ikoranabuhanga wanagize uruhare mu gushinga uruganda rwa Apple, Steven Wozniak. Barimo n'umukinnyi wa filime Brad Pitt. Uyu we benshi mu bamuzi bavuga ko yirata kubera ko benshi mu bo baziranye iyo bahuye babwira ko atabamenye. Umwongereza w'intiti mu mikorere y'ubwonko Oliver Sacks nawe arwaye iyi ndwara ku buryo yakoresheje ibirori agatumira inshuti ze magara ndetse n'abo mu muryango we. Buri wese aba agomba kwambara ikarita iriho amazina ye n'abo mu muryango we kugira ngo akumenye. Yita cyane ku ngendo yawe, ijwi cyangwa se ibindi bimenyetso bikuri ku mubiri. Abantu bafite iyi ndwara ntabwo biyumvamo ko barwaye, ahubwo batekereza ko twebwe abantu dushobora kumenyana turebanye mu masura gusa ngo dufite ubushobozi bw'ibitangaza. Ni gute wamenya abantu 20? Aba bantu ashobora gutandukanya avoka na pome, agatandukanya urutoryi n'intobo, agatandukanya ikijumba n'iteke, ariko ntabwo ashobora gutandukanya jyewe nawe kandi ndi igikara uri inzobe. Aba bantu bafite uburwayi. Benshi muri bo bagize ibihe bigoye mu bwana bwabo kubera ko bari bataramenya ko bafite iyi ndwara. Iyo bahuraga na bamwe mu bantu baziranye bakababwira ko batabamenye, abandi babifataga nk'ubwirasi. Ku rundi ruhande hari abandi bantu bafite ubwonko butangaje mu birebana no gufata amasura y'abantu mu mutwe. Babita superphysionomiste.
barimo umugenzacyaha wigenga Kelly Desborough n'umwongerezakazi. Uyu nguyu yibuka buri muntu wese bigeze guhura nubwo haba hashize imyaka 40. hari igihe nari mpagaze mu muhanda mpindukiye mbona umugore wari uri inyuma yanjye. Ako kanya mpita mbona ko ari umuvandimwe w'inshuti yanjye twari tumaze imyaka 36 tutabonana. Ntabwo ari inshuti yanjye nabonye, ahubwo n'umuvandimwe wayo. Aba ni abantu bafite ubwonko busa n'ubufite ububiko bw'amakuru buruta ubwacu twese. Ashobora kureba isura y'umuntu akamenya akantu gato kayihindutseho wowe udashobora gukeka. Hari umuhanga mu mikorere y'ubwonko w'umwongereza witwa Josh Davis. Mu 2012 yahawe akazi na leta y'Ubwongereza ko kwegeranya mwene aba bantu kugira ngo bahabwe akazi muri polisi y'Ubwongereza, akazi ko kurema umutwe udasanzwe w'abagenzacyaha badashobora kwibagirwa isura yabanyuze mu maso. Uyu munsi mu gipolisi cya Londres harimo aba bantu bagera ku 150. Bifashishwa cyane mu myigaragambyo bakarebamo abanyabyaha bazwi cyangwa se abakekwaho iterabwoba. Kenny Long yahoze ari mu ba inspector mu gipolisi cya Londres, nawe yahoze ari muri iri tsinda. Wumva icyo areba ku isura y'umuntu iyo bahuye. Icyo ndeba ku isura y'umuntu duhuye bwa mbere ni amatwi ye, ubundi nkareba imiterere y'amaso ye, ndeba niba ari mato cyangwa niba ari manini, ndeba niba uwo muntu afite iminkanyari ku maso, nkareba niba afite ibitsike byinshi, niba bifatanye cyangwa bitandukanye, ubundi nkareba imiterere y'izuru rye, niba ari rinini cyangwa niba ari rito. Muri make ndeba umuntu ndimo no gufata ibipimo by'imiterere y'isura ye. Mwene aba bantu abashobora no kukumenyera ku kantu gato kakuriho utanazi. Hari ikigo cy'Abongereza cyitwa Super Recognizers International gitanga serivisi zo gucunga umutekano mu birori cyangwa se ahandi hantu hahurira abantu benshi. Gihakaza abantu bafite ububasha ntagereranywa bwo kutibagirwa amasura. Abo bantu bajya ahantu hahurira abantu benshi, akazi kabo kakaba ari ukwitegereza amasura. Iyo hari umuntu uri aho ngaho ufitanye ikibazo n'inzego z'umutekano, baramumenya kubera ko amasura y'abantu bakekwaho ibyaha bose baba bayafite mu mitwe yabo, baba barabanje kuyerekwa. Muri za stade z'umupira mu Bwongereza iyo habaye imikino ikomeye haba huzuyemo aba bantu. Iyo bamweretse ifoto y'isura ipfutse mu gahanga no hejuru kugera ku mazuru hasigaye amaso yonyine, akaba yarigeze kubona uwo muntu nibura inshuro imwe, areba uwo muntu akamumenya. Akazi ke ni ukureba amashusho aba yarafashwe n'izi kamera zicunga umutekano, ubundi akamenyamo abantu bashakishwa n'inzego z'umutekano. Mu gihe cya COVID-19 ubwo twese twari twambaye udupfukamunwa, yashoboraga kureba umuntu akamumenya bitamugoye habe na gato. Mu bwonko bwacu hari agace bita gyrus fusiforme. Bivugwa ko kuri aba bantu iyi zone y'ubwonko iba ari nini cyane kuruta twebwe twese, by'umwihariko abarwaye prosopagnosia. Buri gihe iyo urebye umuntu mu maso, gyrus fusiforme yawe imera nk'ikangutse, igakora nka appareil photo irimo kubika imiterere y'iyo sura urimo kureba. Byemezwa ko itandukaniro riri hagati y'isura yanjye n'iyawe ari impande eshatu iva ku maso abiri ikamanuka igafungira ku munwa. Bivuga ko ahangaha ariho hahurira amakuru yose atandukanye isura yanjye n'iyawe. Nshobora kubyibuha nkahinduka, nshobora gutereka umusatsi n'ubwanwa, ariko imiterere y'iyi impande eshatu ntabwo igihinduka. Ku ba superphysionomiste rero bitekerezwa ko ubwonko bwabo buba bufite ubushobozi bukomeye bwo kureba iyi impande eshatu ihuza amaso n'umunwa, bukabika imiterere yayo, bwazongera kuyibona niyo byaba hashize imyaka 50, bukamenya ko bwigeze kuyibona. Uko niko umuntu ashobora kukureba akakumenya nyamara yarakubonye inshuro imwe mu myaka 50 ishize. Abantu bafite ubushobozi bwo kumenya amasura nta hantu biba bihuriye n'amashuri bize cyangwa se ubwenge bwabo. Ibi birareba amasura y'abantu gusa. Ashobora kuba yamenya umuntu yabonye rimwe mu mwaka w'1990, ariko akaba adashobora gufata mu mutwe amagambo y'indirimbo yumva buri munsi, cyangwa se ngo afate mu mutwe liste y'ibintu agiye guhaha mu isoko. Bamwe muri aba bantu nta nubwo baba bashobora kwibuka amazina y'abantu bamaze kubwirwa mu isaha imwe. Nyamara isura y'umuntu babonye ku ifoto inshuro imwe baba bayizi. Benshi mu bafite iyi impano yo kwibuka amasura barayihisha. Uramutse uhuye n'umuntu akakubwira ko yigeze kukubona mu bukwe bw'inshuti mu mwaka w'2012,
bishobora kugutera ubwoba kubera ko watangira kwibaza icyo wakoze muri ubwo bukwe cyatumye uwo muntu atakwibagirwa muri iyo myaka yose. Ntabwo bishoboka kwitoza ibi bintu. Bitekerezwa ko bivukanwa cyangwa se abantu bakabihererekanya mu bisekuru. Gusa binaturuka ku ngano y'amasura umuntu aba yarabonye. Umwana wavukiye mu cyaro gituwe n'abantu bake, wabonye amasura make cyane y'abantu, bizamugora ko agira ubushobozi bwo kumenya abantu benshi bitandukanye n'uwavukiye akanakurira ahantu abona amasura y'abantu bamunyuraho buri munota. Mu bwonko bwa buri wese muri twe harimo utunyangingo tugiye dushinzwe kubika amasura y'abantu, ariko tukibanda ku bice by'umubiri by'umwihariko bitandukanye. Iyo urebye isura y'umuntu, hari neurone cyangwa se akanyangingo k'ubwonko kita ku misatsi n'imiterere yayo, hari akita ku maso, hari akita ku mazuru y'uwo muntu. Ari nayo mpamvu buri muntu wese uzi, iyo umutekereje hari igice cy'isura ye kikuzamo mbere. Mu binyacumi by'imyaka ishize, abahanga mu by'ikoranabuhanga bashoboye kwigisha mudasobwa kwigana ubwonko bw'umuntu mu kumenya amasura y'abantu. Izi telefone zigezweho dukoresha, zimwe muri zo kuzifungura bisaba kuyirebeshamo isura yawe wowe nyirayo, ubundi igahita ikumenya igafunguka. Jyewe utarabitsemo isura yanjye ntabwo nshobora kuyirebeshamo ngo ifunguke. Izi telefone zibigenza zite? Iyi telefone iyo uyirebeshejemo isura yawe, ihita ifata ifoto y'isura yawe, igahita ifata ibipimo biri hagati ya buri gice n'ikindi mu isura yawe, igapima santimetero na milimetero ziri kuva ku munwa kugera ku mazuru, kuva ku kananwa kugera ku munwa wo hepfo, kuva ku ruhande rumwe rw'umunwa ukajya ku rundi, igapima intera iri hagati y'amaso yawe yombi, igapima intera iri hagati y'ibitsike cyangwa se umurambararo w'uruhanga rwawe. Izi ntera buri wese agira ize. Kandi kubera ko iyo ukigura iyo telefone ubanza kubikamo iyo sura yawe, buri gihe uko ukoze ibyo, telefone yawe ihita igereranya ibyo bipimo na bya bindi wayibitsemo, igasanga birahuye neza, ako kanya igahita yikuramo urufunguzo. Iyi telefone ikora byo gufata ibipimo by'isura yawe nibyo dukora buri munsi tutabizi. Muri make, iyo urebye umuntu umumenya kubera amaso ye, amazuru ye n'umunwa we. Tekereza isura yanjye uko ihinduka buri gihe iyo ntangaye. Noneho ongeraho amarangi nshobora kwisiga ku munwa no ku maso mu gushaka ubwiza, wongereho gukura cyangwa gusaza. Ibi bihita bikwereka ko ibi ngibi atari ibimenyetso wakwizera ngo umenye umuntu. Umva urundi rugero. Ndamutse nisize amarangi ku minwa nkavuga cyangwa nkaseka, ntabwo umunwa wanjye ukomeza kumera nk'uko wari umeze. Ni mu gihe intera iri hagati y'akananwa n'umunwa wanjye wo hepfo yitajya ihinduka, kubera ko ishingiye ku miterere y'amagufa yo mu isura yanjye, kandi iyo miterere izaguma ari imwe waba ufite imyaka 20 cyangwa 80. Kugira ngo urebe umuntu umumenye, ubwonko bwawe bukora imibare itagira ingano kandi kabera icyarimwe wowe utabizi. Ibi ntabwo ushobora kubimenya kubera ko iyo urebye umuntu ntabwo ubona santimetero 5 ziri hagati y'amaso ye abiri. Wowe icyo ubona ni isura, ariko mu by'ukuri ikiyigira isura niyo mibare. Ibi byose bivuze ko kureba umuntu ukamumenya ari ububasha butangaje bw'ubwonko bwacu. Ariko ninde utekereza ko kumenya umuntu ari ibintu bikomeye? Ninde utekereza ko ari ibintu byo kwishimira? Uyu munsi ikoranabuhanga rimaze kuturusha kumenya amasura. Mu bibuga by'indege byinshi, mu kumenya umuntu ntabwo bagikoresha igikumwe, ahubwo bakoresha ibyitwa reconnaissance faciale. Kamera zuzuye ku bibuga by'indege zihora zifata amasura y'abantu zikayabika. Bitewe n'uko iyo ugiye kwinjira mu kibuga uba werekanye icyangombwa, bakabanza kubika isura yawe muri mudasobwa. Igihe cyose umara muri icyo kibuga, abashinzwe umutekano baba bashobora kukureba bakamenya amazina yawe n'imyirondoro yawe. Kamera zifata isura yawe zikayigereranya n'ibyangombwa byose babitse, mudasobwa zigahita zihuza n'icyawe. Mu bihugu bimwe na bimwe ho banajya kure, bakaba bakumenyera ku ntambuko yawe, ingendo. Uko ugenda unyura ahantu imbere ya kamera, zibika amashusho yawe urimo ugenda, zikabika intambuko yawe. Ikindi gihe wahanyura, zigahuza iyo ntambuko yawe na ya yindi zabitse, zigahita zikumenya kabone n'ubwo waba wahisha isura. Iri koranabuhanga rirafasha cyane mu gucunga umutekano no gufata abanyabyaha. Ariko kuri bamwe, ububasha bwaryo bwo kumenya amasura y'abantu inshuro nyinshi bukoreshwa n'abantu mu buryo bubi.
nk'ubu hari sosiyete y'abanyamerika yitwa Clearview AI izobereye cyane mu ikoranabuhanga ryo kumenya amasura. Iyi sosiyete yagurishije iri koranabuhanga ryayo kuri sitasiyo za polisi zirenga 600 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi n'ahandi ku isi. Iri koranabuhanga ryayo ryari ribitse amasura arenga miliyari 3. Aho bayakuye? Ku mbuga nkoranyambaga. Nk'uko nawe ushobora guhura n'umuntu mu muhanda ari ubwa mbere umubonye, ariko ugasanga usanzwe umuzi ku mbuga nkoranyambaga, aba nabo bafashe amwe mu masura ku mbuga nkoranyambaga bayabika muri iryo koranabuhanga ryabo, barigurisha polisi, ku buryo mu gihe cy'imyigaragambyo cyangwa se imyivumbagatanyo cyangwa mu gihe bagukeka, birabahagije gushyira isura yawe muri mudasobwa yaba isanzwe ibitsemo, igahita igukurura, ntiyerekane isura yawe gusa, ahubwo ikanerekana aho uba n'indi myirondoro yawe. Bitekerezwa ko abagizi ba nabi bakubaka iri koranabuhanga nta muntu n'umwe waba uri mu bwihisho. Uyu munsi buri kintu umubiri wacu ukora mu buryo karemano, ikoranabuhanga rizi kukigana. Gusa uko bigaragara ntabwo buri gihe rikoresha ubumenyi mu nyungu zacu. Nta muntu uzaho byiteguye kugarukira. Nshuti bakunze mwadukurikiye, ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.